nasanze Petero na Yohana barahijoro bari kuruba bahamagara amafi ndigabitaba ngariko wahageze amafara yahamagara garamwitaba ibyo wahamagaye inshuti ndizakwitaba reka Yesu azi guhamagarira zo zirakwitaba wahamagaye amafaranga ndiyakumva reka Yesu yaguhamagarire kuko yabitegetse biramwitaba wahamagaye umusore ngo mubane ndiyakwitaba wa mukobwa wa mukosore wahamagara umukobwa ngo mubane Yesu reka muguhamagarire uyu mukobwa arakwitaba iyi Mariya yaje irakwitaba iyi mbetura yambara kuko Yesu arayihamagara Yesu abitegetse biramwitaba ndashaka kubona ingufuri ifunze nuko ibyawe bifunze niko uko bwawe bufunze nicyo ubucuruzi bwawe babufunze niko urugo rwawe barufunze niyo mpamvu ndamo yagize utahari niko abana bawe bafunzwe wishura Derifins ariko Derifins gapfubusa abana bawe ntibazane amanota meza Imana ngo abantu benshi ibintu byawe birafunze kandi biragotse ngabana icumba mu ndari mugabana kirafunze ngabana hanagiye kwakira gasanga birafunze mbona ingufuri nyinshi zagiye zikereberera ku masitoke yawe Yes, ngwahe ikaze na karibu kuri Derifins TV amahoro y'Imana nabane nawe reka nizere ko umeze neza aho waba uherereye hose waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'igihugu imvura y'imigisha ikomeze gusesekareho ngiye wumva ni fiacre nk'ibisanzwe reka mbashimire kubwo komeza kudushyigikira subscribe comment ibyo byose tugenda tubibona ariko mu magambo make Imana ibaho umugisha uyu munsi rero sindagira namugaruye sindagira ndagusuhuje urakoze cyane Yesu ntago umugisha ntago twaherukanaga abantu banabimenye twe twaragiye mu kiruhuko muri weekend we wari muri weekend kinari ngiri mu masengesho nyine ari igihe umuntu ajya muri weekend ariko agomba no gusenga bwo nangezaga ne wagiye muri weekend byo gusengura bivamo kandi ibintu by'uyu mugabo ndobikira ikiruhuko ariko wari ukomeye ndakubona rwose mu gasura keza karimo agaseko nibagiwe ko uri bitwenge nawe ubwe ngo ibi bitwenge byose mbikomora kuri Yesu ndaho mbikomora ku buryo mba nariye Yesu mbikomoraho mbega byiza bari bakareba babona ibyo kujya bakabura umunezero kandi ngo by'abantu ngo umunezero ndago umunezero ntabwo umunezero ugura amafaranga oya umunezero ni Yesu utanga n'ibyishimo ni Yesu bitanga niyo mpamvu tuba dufite ku gaciro kubwo Yesu ari kumwe natwe yego Mana ishimwe yego byiza tsindagiye tarame iminsi yashize ngira ngo ni ku wa gatandatu nahuye n'uruva gusenya gutese vuga ngo kagira inkuru abaye gute hari kumbwira ngo kagira inkuru nanjye ngahita nkubwira ngo n'ibimwe byo kwiba ariya ni ibinwa witeka we nawe uzaba bitwenge we nzakwita bikabyo ko nawe uzi wifashe ukunda ariko umaze gusobanuka ari umuntu weretse kunzura mu rugo ngo fiacre ngo tugibura kuri channel yo kwa David ngo no kwa Rabani ngo yaraje ngisinga ngo muhuriye ngo fiacre amaze gusoba umaze gusobanuka n'ukuri yego sindaje karame ngiye kugutera story rero ibintu byambayeho kwa gatandatu Ariye nkubwiye ngo naho kagira inguru ariye nkubwiye ngo nahuye n'iki n'uruva gusenya yego imvura yaranyagiye urumva telefone irajabama ndahantu hatari ahantu ho kugama yego nta mupira w'imbeho nitwaje ageze mu rugo ndi gutitira uwo munsi mitamene isahani ya mama haneze kandi bikabyo umene isahani y'umubyeyi
uruze nk'isahani yani ya mama mwese yazize kiyo sahani gutitira. hari imvura yigeze nyagira muri imvura yigeze nyagira kubera rya Bigogwe turi gusenga imvura iranyagira fiya telefone yanjye ihita ipfa ngeze kuri kaburimbo aho nari mbagaze umuvura atemba noneho nagareka imodoka yambona igurute iyikomereza ko ndinza kuja gusengera nja kwa hanu nja gutira toilette bagira ngo ngiye kwituma Rwanda wite mbabarira unzanira imodoka itarimo abagenzi nibura ngura indebe yose ariko ndegumiza kunyagira kuri umuhanda ngize umugishaza kwa siteri yari itagira iki umuntu itagira abagenzi harimo abagenzi ngo muri batandatu mbwira ko chauffeur ahagarara nabwa ndi rero ushingiye ukomeza njaki indebe yose nyigure kugira Musanze hambwa turambi 5,000 ntabwo ndenda kibazo ndabigo ngera ngeze Musanze umumotari yanyitegereza none nzagara bw'imvura iri kurwa umumotari neza yaje guhanagura ngabya umutima urahanagura iki ko naje nashonze wasara rero ni ngugo wahuye narwo ahubwo siko numva urwaye rukabisha nayindi guteta ngabanye imiteto ngabanye imibura niyo mpamvu waje kwa muganga uzingura arembye bakora bazanye umurwayi ukurusha kuremba ukamuha umwanya muri ayo nawe ucugiye duhura wari urangirira imbabasi ariko impamvu uri gutisa bura uri gutitira ntabwo umenye imvura cyenda yaranya ibazo kugira ngo bura urugendo harimo nk'amasanga rero yashaba jya kubera rya Bigogwe kuri maruko kagira kuri kaburimbo mbabwa ndi minota ngiye 15 kuko numvaga kugama ndaco biri bumva yego none telefone cyo gena mfite gito kindi murabira biri mu gikapu biratoha birashwanyagurika yego telefone nyikuyemo ngira kwaka nyamagaje muri rate ngeze hano Musanze nyishara kumutekanise wa mbere avuga ngo byakoze ngeze mu rugo phone ico girapfa nebita samusangira apfa ntabwo ndi witeka we ndavuga rero amasengesho nasenze yagize umarabwo iri ni feje y'abadayimoni navuze ndi ni feje y'abazimu ndavuga ndi witeka niwe utanga amatelefone nkeneye kumbwa ushaka kumvunjiriza yego tutarajya muri byinshi yego ukuntu wabinsabye yego ndagira ngo nanjye ubona bishyize mu bikorwa mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina umanza usenga reka tujye twiragiza Imana Mana igumugisha ko kibyibuka Mana turagushimye uri Imana nziza uri Imana yo kwizerwa uri Imana yo kwiringirwa tugushimye ko tugarutse kuri kamera turi bazima hafi yake ni muzima abadukurikiranye ni bazima bagiye kudukurikirana ni bazima turagushimye yuko waturinze kugeza muri aya masaha ashika saa 8 n'igice habwa icyubahiro Kristo turagushimye kuko uri umukozi w'umuhanga uri imbaraga z'abakwizera uri imbaraga z'abakwiringira nyemerera imbabazi zawe zibe ku buzima bwacu umuco wawe utumurikire mu izina rya Yesu inyenyeri imurike ku buzima bwacu imurike ku miryango yacu inyenyeri imurikire inshuti zacu z'umugisha mu izina ryawe Yesu Kristo turabizi neza inyenyeri imuritse umuco uraboneka duhamagaye umuco ku bwoko bwawe duhamagaye umuco ku bakobwa duhamagaye umuco ku basore duhamagaye umuco ku bagabo duhamagaye umuco ku babyeyi duhamagaye umuco mu muryango wacu turakwingize ngo ubane natwe muri aya masaha umuco tumurikire inyenyeri be ku buzima bwacu kandi imbaraga zawe zikorane natwe mu izina ryawe Yesu Kristo amen 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 Sendege karabe uyu munsi rero ntago nshaka gutinda mu bintu byinshi abantu ubu ngo basigaye bakonje ijambo ry'Imana kuruta n'ibindi byose nyine umuntu agenda yibonera muri comment ti rwose Imana yarakoze mbega umukozi w'Imana uri mu mavuta mbega ndagira ngo rero twihuse cyane cyo nkwakira no mu ijambo ry'Imana Imana ishimwe Wimye yavuze ngo mbumbatiwe na Yesu ndacyambangara yego uwo murimbyi ari mu 168 mbumbatiwe na Yesu yego ndacyambangara harimo igitero cy'amaye bivuga ngo nubwo ijoro ari ijoro ariko bugiye guca rero abadukurikiye nuko mwabumbatiwe na Yesu umuntu wabumbatiwe na Yesu agira umugisha wo kongera kuramuka umuntu wabumbatiwe na Yesu agira umugisha wo kongera kuvuga bicemera yego niyo mba muri byavuze ngo mbumbatiwe na Yesu ndacambangara wewe ungurikiye ugira ibyiri kuvuga ngo Mana nubwo ndi mu bigerageza ariko mbumbatiwe na Yesu kuki ndambara urimo zizavamo igisubizo
muri igisubizo kiva mu ndambara. Yesu nashimwe. Rero Imana idukomereza amaboko, Imana itwambika imbaraga. Uyu muririmbyi n'uwumva ushaka kumuririmba ni umuririmbyi w'168 uvuga ngo mbumbatiwe na Yesu ndakizambangara. Rero Yesu adukomereza amaboko, Imana itwambika imbaraga. Nzanye ijambo riri muri Yesaya 10 umurongo wa 27. Vyambaza mfasha dusome iyo Yesaya. Muri Yesaya katashake Yesaya ibice 10 27 umurongo gusa no turi busome 27. Aha, Yesaya ibice 10 turahera ku murongo wa 27. Niyo gusa turi busome. Umurongo wa 27 gusa. Uwo munsi, uyu munsi umutwaro baguhekeshaga uzakuva ku bitugu. Yego. Kandi uzakurwa no ku buretwa bagushyizeho. Uburetwa buzamarwa no gusigwa. Yego. Ongera gusubiremo neza. Uwo munsi umutwaro baguhekeshaga ndi gusenga buretse. Uwo munsi uyu munsi umutwaro baguhekeshaga uyu munsi turi tariki 10 Yego. Yesu nashimwe. Hari umutwaro umaze iminsi uhetse. Hari umutwaro umaze iminsi uri ku bitugu byawe. Hari umutwaro umaze iminsi wikoreye ku mutwe wawe cyangwa se ku bana bawe cyangwa se ku muryango wawe. Ubuhanuzi busha buratubwiye uyu munsi wa none umutwaro baguhekeshaga urakuvaho. Siko bivuga? Yego. Kandi uzakurwaho no ku buretwa. Kandi uretse n'umutwaro uzakurwaho n'uburetwa. Yego. Bagushizeho. Uburetwa buzamarwa no gusigwa. Amen. N'ibindi bibiri wagendanaga nabyo. Wagendanaga umutwaro ukagendana n'uburetwa. Bibiri iratubwiye ngo ubwo buretwa buzamarwa no gusigwa. Abantu bakuzaniye amavuta ngisige nkinyatsiravaho ndibyemera. Bakuzanira Yerayo ngiyerayo izakuraho icangiro biranga. Yesu nashimwe. Ariko ubuhanuzi muri Yesaya ibice 10:27 iratubwiye ngo uyu munsi wa none uburetwa bwari ufite igisuzuguro cyawe kikuriho kirakurwaho no gusigwa. Nda wundi wagusigaga gukuraho icangiro ni Yesu. Ndagira ngo nguhamagarize amaraso ya Yesu ari aza gukuraho icangiro. Yesu nashimwe. Ari impamvu wahuye na borokaje ndi washaka n'ukuretwa bwari bukuriho. Ariko ubuhanuzi bwa tariki 13 ntabwo ari ubwo kurazika. Haleluya. N'ubwizera ni pari urahita wakira igitangazo, urahita wakira igisubizo. Ndagira ngo ngwigisha ubwira ngo ubwo buretwa umyaka ubumaranye ni imibare. Izera uyu munsi ko Yesu agukuraho igisuzuguriro. Mwe tugiye guhamagara Yesu. Yesu ari we ugukuraho icangiro. Uburetwa bwawe bugomba gukurwaho no gusigwa. Nda wundi nguhamagaye ngagusige ni Yesu. Dukeneye amavuta amasha gukuraho igisuzuguriro. Nda wundi wakuzanira amavuta amasha ni Kristo. Haleluya. Nda wundi wagukuraho icangiro ni Kristo. Uburetwa umutwaro wari uhetse, umutwaro ku buzima bwawe, igisuzuguro wari ufite, Yesu aje gukura kuri uyu munsi wa none. Yesu nashimwe cyane. Yesu ni yamamare. Ubwo buretwa ngo buzamarwa no gusigwa. Abantu baguhaye amazi ngo gukore Derifins biranga. Ariko ngira ngo wizere muri javuga ngo Mana numara gufashwa n'iri jambo vuga ngo amen. Uvuga ngo amen ndafashijwe kuko igisuzuguro giye kumvaho, kuko uburetwa bugiye kumvaho, kuko data wo agiye kunsiga. Uwiteka gukora operation iburetwa buva mu izina rya Yesu. Taruka Yesaya 48. Yesaya 48 umurongo wa 11. Yesaya 48 umurongo wa 11. Mfite ubuhanuzi ndashaka kubusozezaho nyuma impamvu ya magambo ndi kuyibandaho. Yego. Haranditse ngo Yesaya ibice 48 umurongo wa 11. Haranditse ngo
kubwanjye nzabyikorera. none wumva icyo Imana ivuganye nawe. Nubwo uburetwa bwari bukuriho, data aravuze ngo kubwanjye nzagira ute, nzabyikorera. Yego, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. ndago ubwo buretwa bagushizeho, iyo borokaze bagushizeho, ndago Yesu yakwemera kugumiza kubigendana. Yesu avuze ngo ntabwo azemera ko izina rye rigira ute, ritukwa. Kuko ibyo, iyo borokaje, ubwo buretwa baguhekesheje, ibyo byakubereye umutwaro, Yesu ari hejuru yabyo kandi abisumbye imbaraga. Ntabwo rero Yesu yatuma ibi bintu bisazana. Wa mukobwa, ntabwo Yesu yatuma upfa udashatse. Ntabwo Yesu yatuma ukobwa ugomeza gupfa. Ubuhanuzi bwa ngo ndakizatuma izina rya rigira ute, rigawe. Kubw'Imana ige, nta muntu uzabigira mu ruhare, nta muntu uzavuga ngo arabifunguye, nta uzavuga ngo akukuyeho icangiro. Ni Yesu uje gukuraho iki icangiro. Kumva icambere, wagiye mu bapfumu ndibyashoboka, uhamagara abagenzi bawe ndibyashoboka. Yesu nashimwe. Uhamagara inshuti zawe uzigisha inama ndibyashoboka. Ariko Yesu avuga ngo ndakizatuma izina rye rigira ute, ritukwa. Igihe abantu bakuvugiye kigiye guceceka. Igihe abantu baza ngo ntabwo uzashaka kigiye kukurwaho. Igihe abantu baza ngo ntabwo uzabyara kigiye kukurwaho. Akira igitangaza kuko Yesu nugiye kugira ute, kubyikorera. Ngo soma uwo murongo fiya, ndafashijwe. Reka ngutangire wowe. Yego, kubwanjye nzabyikorera. Yego, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Yego, kandi icyubahiro cyanjye sinzagihunda. none aravuze ngo icyubahiro cye ntabwo azagiha undi. Yesu icyubahiro cye arakigwaniriye. Ku buzima bwawe Yesu icyubahiro cyawe icye ashango kigaragaze kuri we, kuko umunsi uzawabonye urubyaro bizamenye uzavuga ngo wite warakoze. Umunsi uzabonye inzu y'umugisha uzavuga ngo wite kwagize ute, warakoze. Imana igiye gukora ikintu kuko amaboko y'abantu yarananiwe. Ubwenge bwawe bwarananiwe, diplome yawe yarananiwe, inshuti zawe zarananiwe, miryango washakiyemo yarananiwe. Niyo mpamvu Yesu agiye gukora imirimo y'Imana. Komeza ku murongo wa 12. Yego, nyumva Yakobo na Isirayeli. Nyumva yewe Yakobo wengiye kubohora, nawe mukobwa w'Isirayeli nahamagaye uyu munsi wa none. Ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Ndi uwa mbere kandi ndi n'uw'iki, imperuka. Bivuga ngo niwe tangiriro ryawe, nta niwe n'iherezo ry'ubuzima bwawe. Niwe ufite urufunguzo rw'ibyawe. Haleluya. Niwe ufite imbaraga zo kubohora umugisha wawe, niwe ufite imbaraga zo kubohora urushako. Niwe Yesu ufite imbaraga zo kugukuraho icangiro, niwe ufite imbaraga zo kukwambika, niwe ufite imbaraga zo kuguhesha akazi, niwe ufite imbaraga zo gutanga minerivara bana ye baciga. Yesu nashimwe. Niwe ufite imbaraga zo gukuraho aya madeni gakubayeho akarande, niwe ufite imbaraga zo kugukiza uyu mutwe wakubayeho akarande, niwe ufite imbaraga zo gukora operasiyo muri uwo mugongo, niwe ufite umuti ukuvura iyo kanseri yananiranye, niwe ufite umuti wakuvura iyo diyabete, niwe ufite umuti wakuvura uwo muvuduko. Haleluya. Ni uwa mbere nta n'uw'imperuka, ni itangiriro akaba n'iherezo. Yesu nashimwe. Yego, 13 n'agarukira. 13. Mbega amagambo meza. Ukuboko kwanjye niko kwashyizeho urufatiro rw'isi. Ukuboko k'Uwiteka niko kwashyizeho urufatiro rw'isi. Umva ahantu wumve, ntabwo ari siko wanyu washizeho urufatiro, ntabwo ari nyoko wanyu washizeho urufatiro, ntabwo ari amafaranga gashizeho urufatiro, ntabwo ari etaje uraramo gashizeho urufatiro, ntabwo ari Vigo ashizeho urufatiro. Iyo modoka ugenda amacanga, iyo moto wicayeho, iyo ndege ugendamo, wateze ugiye muri Amerika, ugiye muri Kenya, ntabwo izo ndege zazaho iki urufatiro, ahubwo ukuboko k'Uwiteka ko gwashizeho iki urufatiro. Ku isi wigira ubwoba. Yego. Ukuboko kwanjye kw'iburyo niko kwabambye ijuru. Ukuboko k'Uwiteka k'uburyo niko kwabambye iki ijuru. Aho ukandagiye, aho urara wa mupapa we, aho ngaho usindira, ni ukuboko k'Uwiteka kwahagizemo uruhare. Kuba aho hantu uri kusambanira, aho hantu uri kwibira, aho ngaho uri kubeshera, ni ukuboko k'Uwiteka kwaharemye. Ntabwo ari mwene wanyu wahabaremye. Aho ngaho uwo mupfumu ukubesha ari, ni Imana yagize ute, yaharemye. Yego. None uwo murongo gasoza havuga ngo iyo mbihamagaye biritaba. Iyo data, haleluya, ahamagaye ibisubizo byawe biritaba.
umva reka ngubwirire ijambo. Yesu yasanze Petero na Yohana baraye ijoro bari kuruba, bahamagara amafi ndigabitaba, ngariko wahageze amafara yahamagara garamwitaba. Ibyo wahamagaye inshuti ndizakwitaba, reka Yesu aziguhamagarire zo zirakwitaba. Wahamagaye amafaranga ndiyakumva, reka Yesu yaguhamagarire kuko yabitegetse biramwitaba. Wahamagaye umusore ngo mubane ndiyakwitaba, wa mukobwa wa mukosore wahamagara umukobwa ngo mubane, Yesu reka muguhamagarire uyu mukobwa arakwitaba. Iyi Mariya yaje irakwitaba, iyi mbetura yambara kuko Yesu arayihamagara. Haleluya. Uri muri Amerika iyo Yesu amuhamagaye aratega kaza mu Rwanda mugakora Mariya. Yesu nashimwe cyane. Yesu ijambo yakuvuza agiye kurikwikirana, ijambo ryatwa ngo ndakizatuma izina rye ritukwa cyangwa ngo rigawe iyo abitegetse fiyabirita. Yego. Iyo ategetse amashuri arakwitaba, iyo agutegekeye diplome urakwitaba ukayakira, iyo agutegekeye akazi uradepoza bicemera. Ndagira ngo uyitariki iyi saha mukimara kumva ikiganiro uvuga ngo Uwiteka ndakwingiza mfite igicifuzo, tegeka. Tegeka. Tuvuga ngo Yesu tegeka. Yesu agutegekere tuve muri priyavi, Yesu agutegekere inzara ishiri wawe, Yesu agutegekere wambare, Yesu agutegekere umwana wawe yige, Yesu agutegekere diploma y'umugisha uyibone. Haleluya. Yesu agutegekere. Haleluya. Ibi byangombwa wabuze Yesu agutegekere ubyakire. Wirutse kuri visa biranga, ariko Yesu nagutegekera biramwitaba. Wabuze amahoro mu rugo rwawe, ndashangwa Yesu agutegekera amahoro gazi. Ndacerekeza ufite namba, ukubita amaso hepfo no rwukabura umuntu wahamagara, ariko ndagira ngo ngubwire muri aya masaha ndinginga Imana ngo Yesu ategeke abantu b'umugisha bakwitabe. Yesu ategeka amahirwe yawe yapfuye azuke, Yesu ategeke mariage yawe izuke, Yesu ategeka urugendo rwawe ruzuke, Yesu ategeka umukiriya wawe aboneke, Yesu ategeke visa yawe igira agaciro, Yesu ategeke igipangu cyawe cyona abapanga, Yesu ategeka uyu murima wawe uri ku isoko ubona umukiriya mu izina rya Yesu. Ufite inzu yabuze umukiriya, reka Yesu agiye gutegeka. Ugiye kwakira ubutabazi, ufite uburwayi bwabuze umuti, Yesu agiye gutegeka uburwayi buboneke. Nubumara kuboneka ari igihe uje kwa muganga uburwayi bukabura, ndashangwa Yesu agutegekere. Abaganga babuze imiti, Yesu mutahuzane ku buzima bwawe. Yesu naje kuko ije amajyango ya Yesu abitegetse biramwita. Yego. Sende urangiye uwo murongora? Warangiye. Fiya turashangiye itariki ya 13. Yesu agira ibyo ategeka mu rugo rwawe. Yego. Yesu agira ibyo ategeka mu muryango wawe. Yesu agira ibyo ategeka mu nshuti zacu. Yesu agira ibyo ategeka mu mudugudu dutuyemo. Agira ibyo ategeka mu gihugu cyacu. Ibyo ari byanza guhinduka bihinduke, ku bacuruzi bihinduke, ku bashoramari bihinduke, ku babuze urushoro bigira ute bihinduke. Niba yarageze mu nyanja abantu bamenye kuroba nijoro amafaka basuzugura, Yesu agahamagara amafi ku manwa bakamwitaba. Yabwiye Petero nabo ngo nimusubiremo mwongere murobe. Baribaza ngo databuja turaroba gute ku manwa? Petero ambwira ati kuva ari wewe ubivuze, kuva ari wewe ugize ute ubivuze, reka tugire ute turobe nuka amafi. Yesu yategetse aramwitaba. Andi warusakuza. Yesu nashimwe. Turashaka ngo Yesu agira ibyo ategeka ku buzima bwacu, ku rubyaro rwacu. Yesu ategeke. Wa mumama ufite abana babuze urushako, Yesu agiye guhamagara ibintu bigira ute bimwitabe. Ngiye gusoza nshingiye iyerekwa mvite. Hari impamvu ya magambo nayabwirijeho. Haleluya. Amen. Fiya mvite yerekwa nigiye kujana irivuga butumwa ndiho. Wabonye umunsi nitwaje ingufuri. Kwereka. Haleluya. Yesu nashimye cyane. Yego. Yesu ni yamamara. Amen. Ndashango Yesu ategeke. Reba ingufuri uri kureba mfashe. Yego. Nagiye kugira ko mbona ibintu by'abantu benshi birafunze. Kandi mbona ibintu bifungiranye mu byuma. Mbona gufungura iki gicuma ngo akire umugisha mbona byanze. Mbazira ko Yesu arambaza Imana ngo ibintu by'abantu birafunze. Yego. Yesu nashimye cyane. Amen. Niyo mpamvu nasubira ngo iyo Yesu abitegetse biramwita. Ndashaka kubona iyi ngufuri ifunze nuko ibyawe bifunze, niko ubukwe bwawe bufunze, niko ubucuruzi bwawe babufunze, niko urugo rwawe barufunze. Niyo mpamvu ndamubona yagize ute ahari, niko abana bawe bafunzwe. Wishura menerivari ariko menerivari gapfusa, abana bawe ntibazane amanota meza. Imana ngo abantu benshi ibintu byawe birafunze.
kandi biragoretse ngabana icumba mu ndari mugabana kirafunze ngabana hanagiye kwakira gasanga birafunze mbona ingufuri nyinshi zagiye zikereberera ku masitoke yabo cyangwa ku masitowa yabo yego Yesu nashimye amen Uwiteka arambwira ngo ugende ubwire ubwoko bwanje uyu musari ibintu ugiye gufungura ku buzima bwabo bishasha Yesu niyamamare amen arambwira ngo ufate urufunguzo urushira mu ngufuri Yesu nashimye yego urareba uko ingufuri imeze ni ibintu byawe bifunze Yesu arambwira ngo ufate urufunguzo ushira mu ngufuri ndabwira ngo nurangiza ugira ute ufungure Yesu niyamamare uko mfunguye ingufuri niko mfunguye ibyo byari bifunze yego Yesu nashimye warebye ingufuri yarifunze ukumvunguye ariko mfunguye mariage yarifunze ukumvunguye ingufuri uko mfunguye imigisha yarifunze niko mfunguye ubukwe bwawe niko mfunguye akazi kawe niko mfunguye urucuruzo rwawe niko mfunguye perime yawe niko mfunguye ibyangombwa byawe niko mfunguye visa yawe niko mfunguye inshuti y'umugisha ku buzima bwawe ndashaka ngo wizere vuga ngo Uwiteka ibyanjye byari bifunze byari bimaze igihe kirekire bambwira ngo umushasi ngwakire bakambwira amafaranga sinyakire bakambwira urucuruzo singwakire bambwira gushaka bikanga n'uyu munsi ndizeye ubyaje byari bifunze yuko uyu munsi bifunguye yego kwizera nibyo byatumije Aburahamu ahabwa umwana niko kwatumije Aburahamu afata Isaka amujana ku musozi aje kumutambamo igitambo uyu munsi ukuriye kuvuga ngo ma ibyanje byari bimaze imyaka 10 sinzi imyaka ubimaranye sinzi gumaranye ikigeragezo sinzi gumaranye uburwayi vuga ngo uburwayi impamvu naburaga imiti mitenge nifungiye muri farumasi ariko Yesu arafunguye nari urubyaro rwawe rwari ruborotse bakubwiye kubyara bakubwira umwana bakubwiye abahungu n'abakobwa niyahira n'ijambo ngivemo umenye ngo wari wasamye gira kwizera uyu munsi uko mfunguye iyi ngufuri niko urubyaro rwawe rugiye gufunguka niko inda yawe igiye gufunguka niko ugiye guheka niko ugiye konza abahungu n'abakobwa haleluya amen uko wari wabuze Derifins ugira kwizera Derifins irafungutse urucuruzo rwawe rurafungutse umugisha wawe urafungutse haleluya amen bamaze imisoro bazagutera inkunga nabo bari bafunze barafungutse uko mfunguye ingufuri niko data haleluya amen afunguye ibyo byari biborotse uyu munsi uvuga ngo amen uvuga ngo amen muri comment uvuga ngo amen ibyanje birafungutse ndizeye ko bifungutse kukiza ngo yango ndaga Imana izana kituna ryayo rigute itu kandi gicoro cyo nagizagiye izagihondi ko yabonye abantu benshi byo byari biborotse kandi baravuganye nayo data arafunguye afunga ibyo byari bifunze afunguye urugo rwawe bamubona udafite amahoro mu rugo kandi bararucakiye mu rugo mbane kubyengera rugo niyo ruguhaye ukabona ibintu biraza warugezemo shetani araboroka kubucuruze ruraboroka kwakira umwana biraboroka kwakira umushitsi umugisha biraboroka ariko aya maremboroka nona Yesu arafunguye yego ugire kwizera kuko ni Yesu afunguye nuko Imana abantu benshi bafunguye yego nigisha abantu yari borotse mugabari yari borotse yari ibintu bimeze ngasima hari ibigufuri byacerebereye ariko uyu munsi wa none Yesu afunguye uko nafunguye ingufuri niko wakire kubwe ngo Mana ndagushimye niba uri umukobwa ngo ndashimye nabe ubukwe bwaje burafungutse niba uri umupapa ngo Mana akazi kanje karafungutse niba perime warayihinze injuri 10 ukubona byaza na provuzwa ngo Mana ndakiriye provuzwara nakiriye perime yanje yamodoka wambwiye wagiraga amafaranga guca mu myanya no kuvuga ngo noneho irangufuri yarifunze imigisha yaje uko tsindagira funguye irangufuri ni marayika ubifunguye ntabwo ari ufunguye marayika ufunguye imigisha yawe ngo ndakiriye kubwo kwizera ubu buhanuzi bwaci rukwera urufunguzo wa mukobwa wakira ubukwe wa mama rukeneye urubyaro ngo noneho ndakiriye urubyaro rwanje ndarwakire mu izina rya Yesu biza yaje ndakire mu izina rya Yesu nanjye uyu munsi aribyo nakiriye nanjye ibyo byari bikorotse ni mu gitondo navuze ngo Mana ibintu byari bifunze ariko ndagushimye kunyeretse yere kindi bya benshi bifuza uko urufunguzo kandi bya benshi no umunyenga iyo bifunze byaba nibifunguka bazashima baza ngicoro cyo nagizajya undi nagize bakituka izina ryayo rigute bituka iyi bihamagaye biramwita hari imigisha Yesu agiye kuguhamagarira igiye kukwita ni ukuri kwima Imana bakubereza amaboko Imana ibambike imbaraga twizerere muri amagambo kandi bizubwe ngo Mana iyi ngufuri yaniziritse imigisha yanjye ariko data ngo ayicubahiro
yuko najye nawe wajyamaga kibaza mani byaje byapfuye ko nje kwakira bika ufite ubwagumana ndagushimye yuko mbonye ingufuri yarifunze ibyaje ifungutse mu izina rya Yesu. bani bahumugisha dore ijambo Tsindagi ndagushimiye cyane byo wari uri mu mwuka pe nanjye hari ibyanjye byari biziritse kada ariko nona kwizera ndahita nakiko ngiye kwakira message y'umugisha mvite kwizera inzira yo mu rugo rwa kigomba gushira ugira kwivuga ngo mana impamvu sitocyaje ndacyabonekagamo bugicuma cya sitoke shitani yarashize y'ingufuri kuba Uwiteka afunguye yego nuko Imana abanyabagiye mugiye kujya mu haji kandi Imana igiye kutukuraho kuko kandi yafunze kandi yarafunze ibyawe yego rya Yesu. Tsindagi Musi wafashe inguzanyo uragura amazi mbonye uri kongerwa ibindi biro mbona uri kugenda uri kuzura umwuka oya reka da amana wenda byakiriye bifunguke yego. Tsindagi ikibazo cya mbere cy'amatsiko n'abantu bibaza nanjye nibaza ese iyo umuntu yakiriye ubuhanuzi yazimye iyo umuntu ubuhanuzi bwe busohoye muba umaze kubona babyitwaramo bate gushima babo baranda gushima kubyaje urwango uyu munsi ndifugira ijambo yagiye kwambara abantu benshi bari kwakira bona abakobwa bakoze ubukwe bona abantu bakibahawe akazi bona abantu bahagucuruza bona abandi bantu bahawe uburame ari buri wese agira uko abyakira kugira icyo uje mu rusanga babo baranda gushima yari mari kigerageza imyaka 10 ariko uyu munsi tabizi bazamuka amagatura ngo cyakibwirizwa cyacu abaziba bakagurana ndikati mukoze goma muri ayo mavuta hari ibintu byafungutse nabizi baramba mu bya ko byafungutse kandi ku kwezi 13 ku kwezi kurashira abantu benshi batabaho kubwira ijambo kuko shitani imfunguzo yaho yari afungiye abantu Yesu yazanye urufunguzo abakuru bari bafunguye imigisha ni bloke ya Yesu nagiye kwabona ariko bakura ari gufungura hereza abantu ndabona wite naje umunsi nakiri kandi ibintu bitakubahoro imbuho mbanundi yabo kino ngukundira nuko buri mu mavuta. Noneho ikindi kintu ndashaka kuza kuri ubwo buhanuzi ukimara kwakira iryo yereko babyitwayemo gute nogenda bisenga wangu wite kubibakaka ukubigirise courage bitanga kumbaye message ndaje kubona ingufuri nabifasha ndabona gadakari kuza ingufura kari abya ngufura ngenda ubwira abantu baje kufunga ingufuri yego babonye na yizere kandi wande wanusi cyayo babonye nyiza nyifunze ahubwo nge nayibonye ngira ngo wenda wibagiwe gufunga urugo urayigendana ubyibuka ugeze hano je kuko yagibaye ifunze ambura ufunguzo arambya ngo funga ugende umbwirira abantu ko ibyo byari bifunze nurangiza ushiremo urufunguzo wabya ngo ari ibintu bifunguye ku buzima bwawe yego kandi arambya ngo arandi masezerano mashasha bari taze ku bwoko bwawe yego ko ari ibintu bari bafite byabaye borokaje byari byarageze kuko nabaga ingufuri zabe zifunze ingufuri zabaye ingesefia andamaza none arambya ngo ngezanya amavuta nyamaza ngo ngiye kugira ko basiga arambwa mbona zanya amavuta yoza za ngufuri zimwe yafuza funga zikanga mbona Yesu asizemo amavuta ingufuri zirafunguka ngo bambwiye ngo byafungura kandi byo funguye basha kugira yego. Tsindagira ka tugushimira ariko mbere yuko dusoza ikiganiro cyacu uramanza ushireho nimero hari abantu baba gushaka yari abantu bagiye bamamagara bakumbaza ahubwo atari kundi mwagiye mwumva iki kiganiro mukagisoza ko harimo hashobora kuba wamugane hanafungiyemo n'ibintu byawe bikaba bigiye gufungukira kubwo kumva icyo kiganiro nugira kwizera iyo nimero ko urayisanga inyuma
ndasanga amafoto y'abantu afungiye ahantu ariko ngiye kurabona Yesu akuye mu yaya mafoto arafunguye ukabona umukobwa apfishije uko gatatu Imana kandi ngo yagiye kwa teleburije ejo ubwo bari batumbaga ifatire mu birago bagira ati gutere umuntu ufungiye hariya yasezerana ese umuntu ibutiki ifuza hariya yabona abakiriya aravuga ati ariko uko yifunguye yego kandi ntukabyihererana Yesu amaze gutoba kokondo agashize ku myazo ngo ntubivuge ariko imubyi igaze imbere irebye ibyo Yesu ayikoreye irabivuga nawe ntukabyihererana rero bahereze nimero bazaguhamagara bari kukubwira ko njye bajya bambwira buri munsi ahubwo 0788 yego 61 49 yego 16 subiramo 0788 ugire kwizera ukimana ifunguye ingufuri niko ugiye kwakira akazi niko ugiye gutungurwa na telefone guhamagara ngo urakenewe uzagere nawe ubwe ngo Mana niwe wunyohereje ugende nifiye ubwe ngo ngiye kwakira umugisha wacu Mana ibahukije karibu mu isengesho Mana turagushimye uri Mana nziza ngushimiye yuko ubwoko bwawe ndagushimye ko ugiye gutanga akazi mu rubyiruko akazi kabenshi kari kaborotse hari ingufuri zafunze ibyabo ariko ndagushimye Yesu cy'iyi ngufuri yifunguye ndagushimye ko ufunguye ingo zubatse ndagushimye ko ufunguye imigisha ndagushimye ko ufunguye amarembo ku buzima bwacu habwa icyubahiro Kristo ndagushimye kuko uri umwami wo kwizerwa kuko ufunguye imiti muri farumasi y'abarwayi bari baburi igisubizo ndagushimye kuko ari cuje gukora mu izina ryawe Yesu Kristo amen amen amen